Byiza nshuti bakunzi ba Isange TV Show, muraho neza aho muri hose. Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana ndetse tunabararikira gukomeza kubana natwe hano kuri channel yacu ya Isange TV Show. Ngiye tubana amazina yanjye ni Uwase Diane, bararikiye kugira ngo tubane no muri iyi video nziza tugiye kubagezaho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiribwa gitangaje abantu benshi bamwe na bamwe batazi cyangwa se batazi akamaro kacyo, ariko cyiza cyane ku mibiri yacu, gifite akamaro gatangaje. Icyo kiribwa nta kindi ni ibihwagari. Ibihwagari ku batabizi ni imbuto zimeze nk'ubunyobwa cyangwa se zijya kumera nk'inzuzi, uretse ko zo zererutse cyangwa se ziba zererutse, zera ku giti kirekire cy'icyatsi, noneho kizana ipfundo rimeze nk'ingata y'umuhondo. Uwo muhondo rero niho heramo ibihwagari, bikaza bifite ibara ry'umweru. Ibihwagari rero wajya kubirya utazi ko bifitiye umubiri akamaro gakomeye. Reka turebere hamwe akamaro k'ibihwagari ku mibiri yacu. Ibikubiye mu bihwagari cyangwa se icyo tuzi nka seeds, ibihwagari byumye cyangwa ibyo mu nganda, bigizwe n'ibintu byinshi bikurikira ariko byose bifitiye umubiri akamaro. Mu bihwagari dusangamo proteine nyinshi ifasha umubiri cyangwa se inyungu ku mubiri ikomeye cyane. Iyo proteine rero ituma abantu cyangwa se ifasha abantu bakora cyane cyangwa se bakora imyitozo ngororamubiri kuko batajya batakwa n'indwara zimwe na zimwe, bityo bigatuma ibihwagari ari imbuto nziza nta kurarikira kurya. Ibihwagari bifasha ubwonko gukora neza kubera vitamine B1 na magnesium birimo, bifasha kongera ubushobozi bwo gutekereza ndetse no kwibuka. Ibihwagari kandi bifasha umutima n'imitsi kubera ibinyabutabire birimo, bifasha gutuma umutima ukora neza ndetse bikarinda imitsi gufunga cyangwa se bigatuma imitsi itifunga. Ibihwagari kandi bigira uruhare mu kurwanya stress. Magnesium na zinc birimo bifasha guhangana n'umunaniro ndetse n'agahinda gakabije. Ibyo ngibyo bigatuma utagira ibibazo bya stress. Urumva ko ibihwagari ni ibyo kurya byiza cyane bikeneye. Ibihwagari kandi ni byiza mu kubaka imikaya. Abakora imyitozo ngororamubiri babikoresha cyane kubera proteine irimo nyinshi, ibafasha bigatuma barushaho kumva bamerewe neza mu mubiri. Ibihwagari wakibaza ngo ese biribwa bite? Biribwa bitetse cyangwa se hari ababikaranga bakabona kubikoresha, hari no ababikoresha nk'ifu yabyo yaciye mu ruganda, nabyo birakora. Bishobora no gukoreshwa cyane mu isosi, aho ikorwa isosi imeze nk'ubunyobwa. Ibihwagari ni imbuto nziza ziryoha kandi ziryoshya isosi, uretse no kuba zifitiye umubiri akamaro gakomeye. Ni imbuto nziza cyane nagwitiramo kurya kubera akamaro kazo twumvise. Rero ibihwagari nanone biryoha cyane igihe bivanze n'utundi turibwa, ubunyobwa cyangwa se washyizemo intoryi zawe, inyanya, mbega wakoze wateguye isosi nziza ifashe imeze neza. Ni byiza ko ushyira ibihwagari mu mafunguro yawe ujya urya kenshi kuko bifitiye umubiri akamaro gakomeye. Si byiza kugira ngo ibihwagari ubirishe umunyu mwinshi cyangwa se ushyiremo umunyu mwinshi, kuko biba byiza iyo ushyizemo umunyu muke cyangwa se uringaniye, nibwo byanga bikunda ifunguro ryawe riza kuryoha kandi rikaba bikubiyemo za ntungamubiri zose twumvise. Abantu bafite uburwayi bw'umwijima cyangwa se impyiko baba basabwa kubigabanya cyangwa se kubirya gake cyane, kuko bishobora kuba bitatuma bamererwa neza. Abashaka kugabanya ibiro birimo karori nyinshi bagomba kubirya mu rugero, cyangwa se bagomba kurya ibihwagari mu rugero. Niba ushaka kugabanya ibiro mu mafunguro arimo karori nyinshi, ugomba kwitondera cyangwa se ugomba kugabanya ibihwagari ukabirya mu rugero. Inama ngufi rero twabaha y'ibihwagari byumye bisukuye.
bimeze neza, ubwo navuze bikaranze cyangwa se byabanjije kunyuzwa mu isafuriya nta mavuta arimo kugira ngo bibanze byume cyane. Ntukarenze urugero cyangwa se ubirye ari byinshi. Niba ukoresheje ifu yabyo, si byiza ko ukoresha ifu y'umurengera, bikoreshe mu rugero unasevinga ibyo uzakoresha umunsi ukurikiyeho. Rinda abana bato kubimira ari bibisi cyangwa se kubimira igihe wabiteguye cyangwa se igihe utarabinyuza amavuta cyangwa igihe wabyanitse. Si byiza ko abana bato babirya ari bibisi. Kubirya bitetse nta kibazo, ariko rinda ko babimira ari bibisi. Tugana ku musozo rero, ibihwagari byo kurya si ibyo kwifashisha nk'ibiribwa cyane cyane, ahubwo ni isoko y'intungamubiri ikomeye, bifite akamaro gakomeye cyane ku mubiri. Izi ntungamubiri